ijambo umuzimu n'umudayimoni batandukanira he? umuzimu ni babandi baba barapfuye. Naho umudayimoni manuka kugira ngo urebe kunuza gukurura umwanya w'umutwe urakwigwamo. Yego. Ugahita ugira gutya. Urebe neza. Abantu bose rero bajya kufunga karovata ukajya ngo ni ikiziko cy'ihene bari gupfundika. Ari wigeze ko agiye mu bukwe afata karovata yipfundika nk'uri kuzirika ihene. Ubundi bwo ukagira uke. Ubwo wamaze gupima ku mutwe cyo ni cya mbere. Neza ko isi wagira umutwe uracamo. Ndaza gukurura. Ujya wambara umwenda w'imbere. Isengeri. Oya umwenda w'imbere nyine. Ningo nyine. Yareko. Mucokopa se. Mucokopa wambari guranga. Basuza none bakunzi ba Pastor Manase muraho murakomeye bakunzi bakatimba Pipikati TV mwese muraho murashima Imana. Ngewe ndagarutse rwose ndi umusaza w'umusimu ndiko na Nyarudindiri. Ni shati nziza cyane. Nyarudindiri. None nakurisha umuzimu. Wakubise? Umuzimu. Wamukubitiye hese? Nyarudindiri mbwira. Ijambo umuzimu n'umudayimoni batandukanira he? Umuzimu ni babandi baba barapfuye. Naho umudayimoni ni babandi bari abamarayika bamanukana na Satani. Umuzimu ni wa wundi umuntu nyine uba warapfuye. None ayagera ikuzimu kubera akaba yararimbutse agakomeza agakora mu bintu byerekeye umuzimu nyine. Naho umudayimoni ni bamarayika babaga mu ijuru bamanukana na Satani. None se Nyarudindi ikintu ndi kwibaza tubigendanemo neza nubwo nbibaje ari ikintu gikomeye ntakabe nkibaza wowe ndakuza urwego rwawe kuko nzashaka nabifashije mu bumenyi ari tukiganiraho wenda. Umubyeyi wawe yitabye Imana mu Kinyarwanda cyizo byita gupfa. Sibyo? Niba apfuye se gukunda se umubyeyi wawe? Kuki kurota umubyeyi umuntu wakunda gukamurota? Kuki babyanga ngo ndose wapfuye? Bagati natewe n'abazimu n'ukubera iki? Umubyeyi wawe yari umuzimu? Yari akwanze? Ngo atewe n'abazimu. Nyine tuvuge umuntu wenda tuvuge mu buzima busanzwe wona Manase muri inshuti. Ningenda ukambura wenda kumana ndi mu mahanga ukandota uzavuga ati narose Manase dise inshuti yanjye. Umuntu arapfa tukamuririra kubera ko tumuhombye yari umuntu w'ingenzi yari ingira akamaro. Ariko niyo umurose ugatinya ngo narose umuntu wapfuye kubera iki? Utavuga ngo yanyiyeretse kuki Yesu yeretse abantu bakamurota bishima ngo ni ibintu biri mu barokore byagumye kuzizisha abantu kuko kurota none se katari uba wabyihaye kubyo kumurota nyine kurota urose mama wawe. Mama we aracyariho? Yarapfuye. Waramukundaga? Namukundaga ariko hari igihe yanyangaga bitewe n'imyuka mibi mu kijyango cyaho papa avuka nyine banciragamo. Yapfuye mutabanye neza. Ariko ntago yariwe. Okay, none uyu munsi umurose watokesha cyangwa washima Imana uti Nyagasani ndagushimiye ko umubyeyi wanjye anyiyeretse mu nzozi. Niwe ndota gusa sinda nokesha. Iyo urose mama wawe niwe ndota gusa ahubwo wumva ari byiza ariko aho njyewe niyo nkanguke ndavuga ati ariko se ubundi mama bavuga ngo arapfuye nkunjya nkagaruka mu mubiri we mama nawe ngira kandi niriwe ngendana nawe mu nzozi niwe ndota nuko. Iyo umurose nyine kubaza urishima? Iyo urose mama wawe wapfuye urishima cyangwa ugira ubwoba? Ugira ubwoba. Kubera ikize? Ntabwo ngira ngo uvuga uti Mana ndagushimiye ko umubyeyi wanjye nari narabuze anyiyeretse.
impamvu umuntu agira ubwoba niyo uhemukiye umuntu cyangwa mugahemukirana wa muntu agapfa iyo agiye gupfa avuga ati umuzimu wanjye azagukurikirana umuzimu cyane cyane bikunda gukora nk'abantu b'abakecuru ngo umuzimu wanjye azagukurikirane mpaka niko avuga niyo kuki umuntu yapfuye ahinduka umuzimu kuki umuntu apfa mwari mukundanye agahita avuga ngo ahindutse umuzimu gute muhace nta kibazo iyo radiyo y'umugabane niyo ndi kuvuga ndi kuvuga ngo umuntu apfuye mwakundanaga ariko ahindutse umuzima ati tuye tugana nk'abantu bakuru ubu nuko utarabyara umwana wawe apfuye ukamurota urose umuzimu kuki Yesu tutanazi se tutanabonye n'amaso mu murota mukishima kandi murota nde murota iriya shusho tujye tubona iriya sura yakinye filime niyo murota muti Yesu yambonekeye Yesu ni Yesu ura ni Yesu uriya turota iriya shusho tubona ura ni Yesu kurota nyine ijya akwiyereka nyine warosha bari akwiye nyine ako turota iriya shusho abarota Bikira Mariya barota uriya mubyeyi iriya shusho tuya tubona nyine Bikira Mariya sibyo bati umubyeyi yanyigaragarije kubera iki muri make Yesu ntawe uzi ishusho ye ira ni filime yakinwe none nugiye kurota Yesu aroturiye ngaho jya muri aho ngaho mbwira cyo koza njyewe nkunda kereka njyewe akenshi agiye numvizwe nkanjye uvugana n'Imana numvizwe cyane sinjya mbona umuntu gutya impano yawe niyo kurota no kwerekwa ni ukwerekwa mu nzozi n'ejo bundi narose undi kugenda mu muhanda hariya barangiza Nyarubande ngo mbona abantu babiri bari kuntera amabuye mbwira Imana ati Mana koko wambabariye aya mabuye niba yanere ngo angamame numva ijwi rivugiye inyuma yanjye ni Imana ibikuvugisha ntabwo Imana uyibona ntibishoboka azajya umuntu ukubesha numva ijwi rivugiye inyuma yanjye rirambwira ngo mwana wanjye ayo mabuye agiye kugutana na rimwe riri buguhamye ati nohereza marayika agiye kuyatangira ayacisha hejuru yawe agwa inyuma yawe andace ku ruhande nuko ubwo rero ako kanya marayika sinamubonye kuko nyine nijwi naryumviraga inyuma yanjye nuko bigeza nanjye mfata amabuye nkajya nyabita ku gahanga ngo kubera iki ngo aramamije undi agafata ibuye nuko nk'uko Imana yambwiye ati niyohereze marayika afata ibuye rikaza marayika agahita ritumbagiza mu kirere rikagwa inyuma yanjye irindi rikagwa ku ruhande izo zari inzozi umaze gukanguka nk'umukristo wabibayemo kenshi wasanze izo nzozi zawe zasobanuraga iki ni n'abantu kuko bari babiri ni n'abantu twe bari bambonye hariya ngajya ijya hejuru gatunga umugabo n'umugore izo jambo bambwiye barambwiye ati umva ubundi baba bagucuruza gusa bagucuruza ubundi uzagera hehe ubwo nta mabuye bari kuntera niyo mabuye barambwira ati fata isuku uhinge ibyo urimo ngo uri ku mayitube bagucuruza nawe ugate wakwicecekeye kuko Imana ize kubemeza niyo mabuye rero ubwo yamuye wakuse ku gahanga ni iryo jambo basubije Imana ije kubemeza niko nguko nicyo bisobanuye yego rata Nyarudindi uzifunga karavati ninjye uzifungira uravugisha ukuri cyane singusuzuguye yikuremo wongere uyifunge yikuremo wongere uyifunge abantu batazi gufunga karavati mu bagabo 10 bazambara mu bagabo 10 bambara karavati ushobora usanga bazi kuzifunga batarenga 4
abazi kuzifungira Nguki. ni ukuri da Ye baba we. tangira kuri 0 uvuga uti yemwe mwabagabo mwe mwigire hino mbigishwa bafunga karavati Ye umukamamana yagiye he kamera ntabwo uri imbere yawe kamera ikundeba ako warapfumaguritse wowe uyirebe wihorere Dama ariko uramushakira iki ko kamera ihari ngo utangira ubundi bwo ubigenza bantu tubwire nyine vuga akantu ku kandi uko bafunga karavati Dama kameramani banguka hano banguka buretse gato abanza hagere wa mugani abakora akazi mu bikomeza akazi kanyu nta kibazo rwose nta kibazo utayitura hasi kameramani Nyarudindiri agiye kwigisha abantu uko bafunga karavati kandi nawe ndabizi ko utabizi ntabyuzi aragira ngo urebe ko ibintu byose uri kubiremamo biri fresh kabisa reba uko nimeze yego ubwo mbere na mbere uyifata gutyo nukira ibirambuye ujya kugira ngo igukwire neza wipima umutwe abantu ntabwo bagiye imitwe ingana uranza ugapima ku mutwe wipima umutwe gutya yego noneho ukagenda umanuka kugira ngo urebe ko nuza gukurura umwanya w'umutwe urakwigwamo yego ugahita ugira gutya urebe neza abantu bose rero bajya kufunga karavati ukajya ngo ni ikiziko cy'ihene bari gupfundika hari uwigeze ko agiye mu bukwe afata karavati ayipfundika nk'uri kuzirika ihene ubundi bwo ukagira guke ubwo wamaze gupima ku mutwe icyo ni cya mbere neza ko isi wagira umutwe uracamo ndaza gukurura urakurura ngaho tugendere ndaza gukurura yego ukagira guke n'ibintu byoroshye rwose nk'abasirimu ugira gukorana ibiki ubwo ibi wenda ucishacishamo ni ibiki ngiye gucishacishamo nyine ukagira uke sibyo ukongera ukazana uke ugahita ntabwo uhinduka ikiziriko nk'icy'intama ukongera ugacisha ku ruhande gutya ku ruhande ukongera ukagira uke ukayikomeza kugira ngo nyine ize kugira hano hakomeye hano bita ukongera ukagira uke mu ijosi ryayo rize kuba rikomeye ubwo niwe yigena wagira ndende wahita ugira gutya ariko ushaka kugira ngufiya urabanza ugakomeza ukazingazinga ukongera ukazinga kugeza igihe uragera ku yo ushaka yaba ndende cyangwa ngufiya ibyo rero wabyigiye he wewe biterwa n'inshuro wabizinze nabyize kera ari umuntu w'umudive twari dutoranye Nyagatare wabinyigishije araruko yego ukagira gutya rero ugahita uzana gutya yego ugahita ugira uke ugahita ushobora bizi rero ugacanga kugira ngo noneho ubu yihamije ko itakwihambura bita kuyihamya nigeze ngo ufisha aya ni ururimi rw'imbwa noneho aya ni akababi ubu nigeze noneho ukafata gutya kongera ukagira gutya ugakurura gutya sinaho ko hano ari kagufi yego umutwe wawe umutwe ntiwajyamo uraza kubibona ukuntu umutwe uri bwinjiremo maze dore ko abantu baba bambaza ngo ariko niwe wifungira oya njye ndabibonye urifungira nk'umusirimu kabisa ukirinda ko hano hahina ihina ukayegeranya neza nyine ukagira uke rero hari abagira ugasanga hano harimo imihino imeze uke wapi hari nk'iy'abahirimbiri ukongera ugakomeza uke asigaye ugafata uke ugakurura gutya rero kugira ngo uyihamye neza ukumva hano ni nk'ikibuye hasigaye kwambara ugakurura uke ugakurura uke yego tureba kwa kundi
gaseseka wakundi napima baribonye yego kahita ugira guca mubirebe neza ibyo ndi kubireba bagomba afunge nzajya mbaca amafaranga da nabibonye uragiye abaca kabisa nyarudindiri rwose maze bavuga ngo ngusi ni wowe buyabe birebe neza rwose ubu si nkwamamaje ega wenda kwemera nayo ndakwemera ukora none ukagakurura urimo uragakurura aho ngaho ndacakura ngo igeze hahandi mu ijosi neza aho ngaho noneho ukirinda ko ishati yihinahina hano amakora ugakurura gutya kugira ngo amakuru uyahe umwanya wayo hariho bamwe usanga bagira ngo bereke ugasanga yakuriye gutya ibintu by'ihinahina nawe ari yambaye nyine yagiye ngo nawe yaberewe agakurura gutya noneho amakora yayimye umwanya wayo noneho rero ugira uca ukongera ugasa nk'ugira uca gutya kongera ukagira uke ufatira hano kugira ngo amakora nyine ahubwo ubikoze urabona ko uramutse ubikoze noneho usize amavuta ku ntoki nk'uko ishati y'umweru birangiza amaze kuyanduza ariko ntabwo njya nisiga amavuta aka kantu rero ugahita ugasesekamo gutya mu ishati gutya buriya si yo mpamvu uhora umeze nk'umuhirimbiri buriya nawe niba utisiga amavuta oya muranyeye urareba ko nayigize ndende iyi niyo nziza rero urimo nyarudindi gufunga karuvati ubimenya hashize igihe kingana iki twigane rero umenye gufunga karuvati hashize igihe kingana iki hashize imyaka myinshi sinayibara hashize imyaka myinshi nuyifungira gutya ukabura umusirimu rero gutya ubu nayigize ndende wayifunga ukayigeza aha dego nuko ubishaka inziza ni izihe ubundi kuri wowe inziza ni iyi zikagera hafi na sentire ni gutya n'abayehova ni ahangahe zigarukira kanyarudende atandi kuba munini nari najya se kuko rero nzajya nice mu nzu yanjye akabazo ngiye kukubaza gakomeye ariko ugomba kugasubiza watekereje neza sibyo ujya wambara umwenda w'imbere isengeri uyu mwenda w'imbere nyine ningo nyine jya reko mucokopa se mucokopa wambara igura ngahe igura ngahe igura ngahe si 1500 urabeshya ugira zingahe aki duzeni ingira zingahe ako nukumenesha amabanga uyu mabanga se rwene kuza kuzigutira ni ikimenyetso cy'ubusirimu yawe nuko nyine bizagenda biza ndi gushaka ukuntu nawe nshaka n'amafaranga ngura iduzeni bivuze ngo iyo wayimeshe ugenda utera amanota yego nshaka kugura iduzeni ibiriho ngo nzamucokope 3 ubu niba ukaza ufite nk'eshatu ukaza ufite nk'eshatu nibiri kuvuga kuri ubu se ufite imwe nyine iyo wayimeshe ugenda uyatera amanota utaniyambarira upfa kwiyambarira ukigendera nyambara yumutse wenyine tuvuge itarumuka tugenda wayimesha uvuye koga ntihari uzi ufite akazi kumva wenda usitungurwa n'akarakuragiye uhita ugenda uyatera amanota mu ipantaro bigenda biteze ndayikamura cyane nyine wikayikamuza isura bizajya bacanga ibyanjye rega konyadendera umusirimu ukorera amafaranga ubu se uretse wowe umamagara mperuka ku YouTube cyane bamwe ngo yewe ngo uzamo ikiganiro narakubiswe nanjye nkabwo ati nanjye mbwa yarandiye ntacyo mwamariye naho ngo nabakubitiye bita bihagarara Nyarudinde tutabeshyanye nta bitaramo uherukamo se oya ku muganura ntiwaririmbye ku muganura kumugana mba naririmbye si hariya nyine baguhanga cyaheheshe oya se waririmbiye ubuntu
ni 5 nabwo bamaye nabwo nirukanse mwamaye mwazi ko nabyiniye ubusa atakira 5 bapfa 5 ninde yaguhaye ni umuntu nyikundira w'inshuti yanjye nawe yaravuze ati akira rwose bari bashatse no kwakwima n'ukuntu ugenda ukikubita hasi n'ivumbi byose n'ubundi ubishinzwe yaciyeho arirukanwe ushinzwe nyine ibyo kugutanga amafaranga kumuganura nuko ubwo rero negera umuntu ushinzwe umutekano n'inshuti yanjye ahubwo ati rero nabyinye kandi urareba ko kugira ngo uzakoreshe umusitari uzwi ni ku isi hose uzapfe kumubona abyinira ubuntu ni ibintu nyine utapfa kubona mupfe kunyera agasabune ikintu gikomeye ni ukuntu wowe wanigaraguye hasi ubutasa akabuno byose rero bigiye guhinduka rero bashaka kukwihora ngo ugendere aho burundu cyane sinyera ugende nk'iyo shati y'umweru gutyo uri imbere ahantu hari ivumbi nabwo waryama hasi cyane ibanga wumva se impamvu ari iyihe impamvu se njyewe rwose mbese niyo naririmbye njyewe ntabwo mba ndi ku isahani ese buriya ni umwuka w'Imana cyangwa iba ari imyuka mibi yagufasha oya umwuka w'Imana ni umwuka w'Imana ubundi none se bandwanyiriza iki Bibiliya nivuga ngo nguhaye ubwenge buriya kwigaragura hasi mu byondo mu mabuye mu biti mu bishyitsi nibwo bwenge Imana yaguhaye nta mpamvu ntabwo waririmbye na 5 bakabigugombye gusakuza nk'ubu haraguhakobokeye inkokora zikazikubita mu mabuye twarayakobokeye buriya waba utabuze ubwenge Nyarudindi maze icyuzi twarakikobokeye reka dusoza nka Nyarudindi ubundi ngo biriya ni ibyanjye ni nta mpamvu banandwanya cyane uko bafunga karavati urabitweretse kandi isomo rikomeye cyane kora hanga umuntu w'umusaza bireba se mujye mu mamagambo afungira abapolisi bawe rero muri ubwo buryo urakoze yego